kubera urajyayo kubera za mpamvu kugira ngo turi bugarukeho nazo tunagiyemo. Kiyovu bite bigeze he? Twabonye ubutumwa bwa 5:30 z'ijoro kuwa gatanu wandika yuko wa kane wandika yuko ngo Kiyovu ngo ufite amakuru ko ishobora kuba ngo abakinnyi ko baregistra byagoranye kuko nubwo mwishyuye imyenda muri Kiyovu Sport ariko FIFA ishobora kuba yaragaritse Kiyovu winde ebyiri idasinyisha abakinnyi. Iyo nkuru bite n'ukuri bimeze gute ku bakunzi ba Kiyovu kugira ngo bamenye uko ekipe yawe yabihagaze ino sezo, kuko ntekereza ko Kiyovu itemerewe kongeramo amazina mashya muri ino sezo cyaba ari ikibazo gikomeye. Tubanze dugire ni match ngiraza kuba wikoro. Urabona Twitter ya Kiyovu awikoro kandi mbona utwereka ibiciro no byahindutse awikoro kubera mbonye Twitter okay n'ubundi ngiye ntago nari kujyayo nta kibazo kubera impamvu zitaduturutseho umukino wa gishuti dufitanye n'ikipe ya Bugesera uraba nta bafana bemereye kwinjira. Tubashimiye kubwo kwakira abana batangiye kujya kwishuri yego batangiye kugenda birashoboka aho byagora birashoboka nabyumvishe aho guhagarika match bashobora kuba batabafana ntibazi abakarekiramo abana ari byajamo akavuga hari ibikorwa birimo birabera muri stade n'ibyo ngibyo n'ibyo ngibyo niyo mpamvu match nta bafana iraba awiklo n'abakinyi n'abatoza kwerekana se byo nibishoboka kwiyerekana wenda byo byashoboka ariko kamera izamutse hejuru nta mwana yabyiga akaba yarika ni Twitter mbona ya Kiyovu imaze kwandika banditse kare. So Lucas cyo warumbajije nibyo Kiyovu Sport kugeza ubu ngubu ntago yemerewe kwandikisha abakinnyi bava hanze y'u Rwanda. Icyo ni ikibazo cyangwa ni icyemezo bava hanze y'u Rwanda bakora transfer nyine baza kuva hanze y'u Rwanda ariko abaca muri systeme ya FIFA abaca muri systeme ya FIFA nibo batemewe, abaca muri Ferwafa Connect bo baremewe. Ubwo nakuvuga n'aba loko abari basanzwe bakina championnat imbere bo baremewe. So ni icyemezo rero cya baje kubona hashize iminsi ariko bigaragara ko ngo nabo bwabo amakuru dukura muri Kiyovu batari bazi kuko niba ruwa ya FIFA yahageze cyangwa FIFA yohereje ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu ibabwira yuko batemerewe kuzaregistra cyangwa kwandikisha abakinyi muri window ebyiri yo mu mpeshyi no window yo mu kwezi kwa mbere. No kuvuga ngo saison 2024-2025 Kiyovu niyemerewe kwaregistra niyemerewe kwandikisha abakinyi. Iki kibazo cyari cyaje bitetse ku mukinyi w'Umugande witwa Emmanuel Karyowa. Umumanager we bisa nkaho yabaye frustré cyane abona uburyo equipe ya Kiyovu itinda kurangiza ikibazo cye aripotinga kuri FIFA n'urukiko rwa FIFA rubishinzwe. Iyo rero ngo urwo rukiko rwakiriye icyo kireko ukabona ko iyo equipe imaze sezo ebyiri iri muri vuruguta muri ibyo bintu ari giye kubaninga amawindo winde ebyiri cyangwa kubaninga umwaka wose. Icyo kintu rero muri Kiyovu cyaje gitinze ntibari banakize kandi cyafashwe tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Yes, iyo babajije rero ati nago ibi bintu twari tubizi. iyo Kiyovu yaguraga abakinnyi abo ba Cedric n'abandi handover yabaye hagati ya Karim na ba David, iyo correspondance yabayeho no ubundi sinzi niba na handover ubundi yari yaba Pemporto uko byagenze. Karim yaba yarabwiye David ati mfite ikibazo kiremeye. Ngewe naje no kubaza Karim ambwira ko nawe atari abizi. Iyo kete yakiriye nde kete batigeze bayibona. Urumva rero bo bakomeje gukora procedure zabo zisanzwe zo ku federation bandikiye federation. Oya no bandikira equipe secretary general wa equipe bandikira equipe niyo wakwandikira federation ba copy ako federation bayiha copy. Urumva rero icyo kintu cyara traininze kibamo bakemura ibibazo byose niba sinzi no batekereje ko nibibuka ko icyo kintu kirimo. Oya ntibari bazi ko ijambo rimwe bumva ko ari windi imwe. Yari bazi ko ari no bari bazi ko bishyura. Bari bazi ko bishyuye birangira. Ni nako bimeze muri systeme y'ubu ngubu. Kiyovu nta ban ifite muri jyana ry'abakinnyi ntacyo kuko yaramaze kubishyura benshi yamaze no kumvikana. Ariko icyo cyemezo cyafatiwe n'urwo rukiko baje kwireturuva nyuma bibaye babibona ejo bundi bakiramo bikanga ahubwo ariko mwahagarikiwe windo umwaka wose. Ibyo rero abantu muri Kiyovu abayobozi bamaze igihe kinini cyane barabimenye birumvikana byaje bikoma mu nkokora Lucas abakinnyi abakinnyi benshi batari baregister niyo mpamvu ubona basugira ubwo no mu bintu twavugaga bya Brage tuvuga ngo biravunanye cyane
tuvuga ngo Cedric tuvuga ngo Sugira ni ibyago bikomeye kuri Kiyovu no kuri aba bakinnyi kuko nuwa ngo iyi sezo Cedric uyu nguyu Jocelyn ni abakinnyi benshi umunani ni abakinnyi hafi nka 10 cyangwa bari hagati y'8 n'10 oya Cedric n'umukinnyi wese uvuye hanze Jospin uyu mwana waravuye muri Gabon Sugira yahise ajya no muri Muhazi uyu muhungu wavuye muri uyu hari abasore batatu b'abarundi arone witwa Isaiberi ari muri Vitesse yego umudefenseur lateral hari n'undi wo muri lateral gauche hari Kedi kongeraho urumva n'abakinnyi benshi abanyagabo babiri umwe nyabonye yagiye muri Muhazi n'abakinnyi 8 icyo kibazo baje kukibona trop tard bakimenye ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 nibwo bamenye ko icyo kibazo kirimo kandi ku tariki ya 31 ari isoko rifunga none bakimenye gute CD none byarangaga nyine bikanga kucyoroje baza kwira Kiyovu biri kwanga baza kwira tuvuga ariko baba baninze uyu mwaka wose kubera no mukinyi Emmanuel Karyowa uriya musore w'umugani kandi kesi yaje rya rubundi yari yaje sezishize baratandukana muri yari yaje sezishize yaguzwe no wari president Juvenal atangira ira saison bigeze hagati atandukana na equipe kuba musimbuye Juvenal nawe barumvikana hazamo ibyo bibazo byo gutinda kumwishyura n'ibiki ararega umumanager were muri izo procedure niho yaje mu by'ukuri gusa nkaho ari bafrustre ikirego abagize gute abagitanze muri urwo rukiko ariko byaje no kurangira uyu musore ikibazo cye kinarangiye ariko already ikirego cyari cyaramaze kugira gute ibihano byari byaramaze gufatwa so byibuze rero Kiyovu niyo situation irimo sofa uyu muntu ashobora kuvuga ngo bigeze ejo nahuye na president wa equipe ntago yatwemerera kuduha ikiganiro ariko yari kuri match yahuje APR n'ikipe ya Mukura ndamubaza ati ino situation murimo murayibamo gute atubwira yambwiye magambo ye ko situation igoye ariko bari bayifite mu ntoki bafite icyizere yuko ishobora kurangira vuba amakuru Kiyovu naje kumenya nuko yashyizeho umunyamategeko umuhanga mu mategeko y'ibya FIFA n'umuswisi bivuga ko uwo mugabo ashobora ko yaranafashije APR muri cya gihe cya deal ari we bahaye dossier arimo arari buryo ya Kiyovu yakwiregura bice ko ikintu Sidike numva gishoboka cyizere president yambwiye ko ngo bishoboka icyizere ariko déjà c'est trop tard kuko kwandikisha abakinnyi byararangiye ikintu gishoboka numva cyane icyizere ku bakunzi ba Kiyovu niba dossier uko nguko bimeze yaragiye gukora rekuru muri FIFA yakoze rekuru mu kwezi kwa mbere Kiyovu ishobora kuba yadohorerwa kuko ikintu kirimo cyiza Kiyovu ibyo bibazo yarabikemuye yarishyuye yes na case mu kwezi kwa mbere ishobora kudohorerwa ikemererwa kwandikisha abakinnyi ni mu kwezi kwa mbere ariko ku ruhande rumwe akaba bavuga ko ngo ahubwo bashobora kukudohorerwa iyi ngiyi ntabwo bakudohorera yarafunze nese iko yafunze yemona bishoboka iyi ngiyi ngo ni iyi ngiyi yarafunze ahubwo mu kwa mbere akaba urumva ni case ebyiri windo yarafunzwe wenda abakinnyi ku ruhande rwa federation bamaze no kwandikwa nicyo gihe ntabwo bakwandikwa bataraza mu Rwanda ntabwo muri ITC bishoboka ntabwo byakunda nuko ngo transfer none FIFA ivuze ngo yemereye Kiyovu Sport kwandikisha abakinnyi Kiyovu izategereza ko windi ifungurwa isoko rirafunze nese yabandikisha iti nese cyizere wagikora president byonye biraterwa n'uwo munyamategeko bashyizeho twe ko ejo personnellement ngira ibyo bintu sinzi ko bishoboka ko wafungura window yarafunze none ko president ashobora gutanga icyizere cyane icyizere gishoboka numva cyaba gihari nuko mu kwezi kwa mbere Kiyovu aho kugira ngo ibe banned window ebyiri ishobora gufungurirwa window mu kwezi kwa mbere yes cyane cyo numva gira ngo ivyo jari kavuga vise ukuri kubera iki mu Rwanda federation irafise igihe ifunga n'igifungurira naho Kiyovu bayirekurira muri FIFA ntabwo fego afisha gufungura twebwe dirishya rirafunze isoko rirafunze so ubwo rero ubwo ni ibyo ngibyo bo barimo uwo munyamategeko agiye kureba uburyo mu by'ukuri arwana n'amategeko areba icyo icyashoboka kuri abo bakinnyi bava hanze igishoboka ubu ngubu rero ni abakinnyi baba imbere mu gihugu hano badasaba transfer international kuko amakuru mfite namenye ku munsi w'ejo na president mwumfirimiye nuko bamaze kumvikana na Rashid Karisa Rashid Karisa kumwongeramo abari free agent ndetse bari local
Rashid Kalisa ejo mu magambo yambwiye ko Rashid Kalisa bamaze kurangizanya ariko ejo ntabwo namubonye mu myitozo none Inyuma sugira gato. byankera iki Sugira avuye hanze avuye muri Syria Syria na Keda avuye mu Misiri Keda avuye mu Misiri Cedric avuye muri Saudi Arabia Jospe avuye Burundi avuye Bujumbura n'aba basore bandi batandukanye so niyo ko kesi rero imeze ngira ngo nta mugenzi wacu Yvonne agerageje kumwaprocinga ambwira ati ihangane nzagira icyo ntangariza itangazamakuru ibibazo twamaze gufata umurongo wabyo no kumenya aho byerekeza sofa ubwo rero nibyo bibazo niyo situation ikipe irimo barimo barakora imyitozo n'abakinyi basanzwe ubwo match y'uyu munsi yawe ikoroga umutoje Jospin arakomeza rero Jospin arakomeza abo bakinyi barishyuwe nyine ikibazo mfite ni kimwe CD recruitment zabo barazigira ikibazo mfite ni kimwe yaboneka abantu bari muri komite abo ba secrétaire général bahura n'amabaruwa nyaboneka murabe maso iki kintu gitumye nekereza ko twagakwiye kuzaganira murabe maso rwose secrétaire général twagira ikiganiro abanyamabanga bakira correspondance kuko ni iyi ngiyi 2024 shanye ambabarire gato kumuca mu ijambo u Rwanda yari ifunguye kanze yabarimo abagabo n'abagore mu bagabo ubwo ni hasi M hari amaca hari femine hari na professionnel yari ifunguye tariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 oya registration period ya mbere yari ifunguye tariki 10 z'ukwezi kwa 6 kugeza tariki 30 z'ukwezi kwa 8 izongera gufungurwa tariki 3 z'ukwezi kwa mbere ifungwe 31 z'ukwezi kwa mbere 2025 iyi ni transfer window period ya FIFA buri gihugu kiba cyarashyizemo yacyo naga amatariki ahura buri gihugu gisabi yacyo kikayishyiramo icyo wavuze nicyo icyashoboka umunyamategeko abashe kugira ibyadohorerwa mu kwezi kwa mbere Kiyovu mu kwezi kwa mbere yazemererwa ko tariki 3 z'ukwezi kwa mbere abo bakinyi bavuye hanze bazinjiramo komeza utabanyamabanga b'ama equipe yacu bajye baba maso kuri correspondance kuko ntabwo nkeka ko FIFA ishobora kuguhana itaguteguje itakumenyesheje harimo n'ikindi kintu ku rundi ruhande iyo correspondance yarabacitse bibisomo equipe yacu ibi narayibonye muri Rayon Sport umunyamabanga bamwandikira ibaruwa Rayon Sport igahomba miliyoni zirenga 100 harimo n'ikindi kintu ariko Ferwafa kukitamenyesha ko abanyamuryango bayo bahanwe icyo kintu ni ikintu gikomeye kuki tabitangaza kuki ayo makuru mabi Ferwafa yashyira hanze ni ukurengera abanyamuryango bayo kuko nka Kigali nayo ubwayo yari yemerewe kwandikisha abakinyi itishyuye siko byari bimeze kubera kwambura abakinyi bamwe na bamwe b'abanyakameruni ntiyari yemerewe kwandikisha abakinyi itabishyuye icyo ni ikintu gikomeye Kigali ntabwo ari ifite kesi nyinshi nka Kiyovu ariko nta nubwo ujya ubona hano mu Rwanda na Ferwafa ishobora hari umwe mu banyamuryango wa Ferwafa ejo bundi kuri stade twagarambwira ati wishinze Ferwafa uyatamo ati uko mbyuka mu gitondo ndeba emails zangeza akazi wowe umuperezida w'iclub ndeba no muri FIFA portrait equipe yanjye kuko ari gihe biza bagakopiya Ferwafa wowe ntubibone Ferwafa ikakwihorera kuko nicyo gihe ikakwihorera ntunabimenye muri reyo yagenze ite bakopiye Ferwafa ariko wowe reyo wari uhari king icyo gihe we ntibigize unabyitaho ariko rero oya Ferwafa ibona kopi ubundi club barayandikira Ferwafa ikabona kopi kuko niryo shiramwe babarizwa wowe rero ibyo yakubwiye umuperezida w'iyo equipe afite ukuri 100% kuri ibyawe ariko gitondo buretse na president muri club ya licensing hariho umuntu muri club ashinzwe TMS baranahuguwe uwo muntu yarahuguwe uwo muntu ni wabona ivyo bintu byose byo kwinjiza abakinyi ategeza ko abizi doaze Kiyovu ikintu kigaruka na Kiyovu sezishize ninde wari umukozi ushinzwe uwo muntu arahari ninde mukozi wari ubishinzwe ariko sinibuka ko ninde mukozi Kiyovu sezishize agiraga umukozi boya bafata umumambure ariko uri kwibaza kugira ngo Kiyovu re amafaranga wende hayisugira ihaye Cedric ihaye Jospe ihaye Kedi aho yahaye uriya mwana w'umunyagabo aho ya wundi muhazi nabonye yatwaye bose yarabishyuye sibyo hareba batari bayishyuwe ariko n'abandi babonye ayo mafaranga ariko ari kontra yagiranye nabigomba kubaha cyane kuko abakinyi nibibareba oya gato unareba na ya kontra ya Kiyovu igiye guhemba abo bakinyi cyangwa igiye kwicarikwa n'ibiganiro nabo kuko bamaze gusinya amasezerano nikora amakosa nibahembe bazayireka oya ahangaha ni ikintu gikomeye n'ugukora amasezerano no kuganira nabo uce bugufi
ko mutazakina ino saison igice kibanza ni urugero turabana dute ariko reka Nivyo biganiro bikenewe. urebe ahantu tukiri kure reba MC w'ibi birori twicaranye ahangaha ari kwemusinga impapuro umukinnyi yabonye sava imbere hari perezida abakinnyi twababonye wenyine hariya abakinnyi twababonye sava visi perezida abakinnyi twababonye sava abashinzwe board ndamubona hajati hariya twababonye okay ayo sare yose y'abayovu n'abandi bayovu bose hamuna bari ko icyo kintu cyabayeho kurumva ukuntu club zacu zihura n'ingorane cyaje mu kwa none se muri aba bose ko batumiwe ngo baze muri ibi birori club zacu zihura n'ingorane ninde mukozi n'umwe urimo hano wa Kiyovu ninde mudurimo ninde CEO wa Kiyovu ninde mukozi n'umwe urimo hano wa Kiyovu ko bose bafite ibindi bakora bakaboneka rimwe na rimwe ejo muri nabonye APR igenda none se reka nkwereke umwe nk'urugero situation y'umuryango kuva mukura yashyira Ni muri ibyago uriya bikomeye. musore twahoze tureba mu kanya cyangwa umugabo sinzi mukura arongera kwimva muri ibi bibazo ntabwo bishoboka yazama gute kandi kuva Rayon Sport yashyiraho abo bakozi bari bahari hari ibindi bibazo bindi n'ibindi ariko Rayon Sport igeze kongera kwimva muri ibi bibazo urabona nka effort ziba zakozwe Kiyovu yakoze Bi- effort bi- uzigura n'izi ngorane ugakora effort yo kugira ngo abanyamuryango bumve mufatanye muzane komite nshya mwongere mutore mwongere mushaka abakinnyi mujyane ku isoko mu present Ya, guno pole effort sana zakoze kabisa. reba iforo bari bamaze gukora biba bimbabaje izo iforo zingana gutyo ukaza kwireturuva iki kintu nta muntu wakimenye kandi ugasanga bipfuye kubera nk'umukozi umwe ari kubikora umukozi umwe wagombaga kubikurikirana ntiyabimenye uyu Delphin ni mushya ariko Delphin ni mushya nibwo agiyeho Delphin niwe ni mushya. David perezida ashyize yaragiye Team manager. ashyiraho ariko nabonye na CEO hari na CEO Delphin team manager niwe ushinzwe ibyo bya TMS n'ishinzwe bya TMS ni mushya baba yahagaritswe se baba ari team manager ariko ntabwo ari we ushinzwe ibya TMS urumva rero ko ubu ngubu bafite CEO ni mushya nawe ni umuntu mushya mu mupira nibwo bwabera nkimubona ndabona Sada atubwira ko ngo yitwa Delphin Delphin niwe team manager ubu mushya Baba ntakiri team manager no baba yamaze gutandukana nabo na equipe ntakiri team manager so ubwo rero Kiyovu nuko nguko umutoza agiye kubisokoza gutyo Kiyovu yarebye muri aba basore ba Pichu bahari none ko yari ari mu Rwanda yego babafasha yego Pichu yagufasha mugani yarara nukureba abakinnyi bari free hano imbere mu gihugu Mbirizi yarari hano arimo aranakora ariko we Mbirizi we biranashoboka ko we nawe bishobora gukunda Mbirizi arimo arakora imyitozo uyu nguyu Pichu yego Emery Bayisenge Emery Bayisenge Aya, yavuye hanze. hanze avuye hanze Raduse wamwizera yaradamaze igihe adakina radunde ariko n'abandi yagakwiye kugarura ba Ramazani yakugiye kugarura ba Ramazani ba Ramirez kenkeri ntiyabishobora yajya kureba kugira ijisho ryizwe rya deuxième division gashaka abakinnyi beza bato Savio hari ekipa afite Savio Nshuti wa mupeti wundi wo muri Mukura umuzamu yahora muri polisi ntuze yitwa ngo iki Rihungu hari ekipa agira Rihungu nuva ngo aretse umupira ariko ashaka kugenda ubwo nukongera izindi dépenses n'izindi dépenses nyine Dépenses kugira ngo ugire ariko effective kugira ngo shehe twabonye Kiyovu umunsi wa mbere kira na AS Kigali itanafite abakinnyi buzuye kuri bande touche urabyibuka yatanze n'akazi ni akazi gakomeye rero kuri David ubuyobozi genda mushakishe n'abana muri deuxième division ntabwo byoroshye niyo situation yari irimo ariko iki kintu shehe wavuze amakipe yacu akeneye abantu b'abakozi basobanukiwe abakozi bazi ibyo bakora banumva niba ari uya FIFA umuntu akayisobanukirwa kuko iyo wumvishije mu by'ukuri umuntu oya ikene erega Kiyovu ni company budget miliyoni hafi 500 ni gute iyo budget ya miliyoni 500 utakuramo umukozi wenda wahemba ni 600 akicyaraho ukamuhemba miliyoni ubu miliyoni 7 Kiyovu ntago izombye muri ibi bintu cyangwa miliyoni 6 umukozi wahemba 500 akicara agakora ako kazi rimwe na rimwe akaba yanakurikirana n'imishinga yawe akanakungukira ndi Kiyovu ubu niyo gukorerwa n'abantu b'abashirisheri umuntu akava muri kampani akaza kuza gushaka uko ari buze kuza gukora reka nawe ntiwamurenganya wamushirisheri udafite umwanya abanza kureba ibiri mu nshingano ze ikindi cya kabiri agomba kuba n'uwo mushirisheri unabisobanukiwe amplis unasobanukiwe ibyo bintu kuko ibaruwa ya FIFA iraza umuntu arayisobanukiwe icyo bintu birimo tumushora arakina bisobanukiye ibyo FIFA yanditse umuntu arabyumva abantu barabyumva igihanga kirabyumva ikipe ikazi kabigendera cyamari mu myitozo aba Boateng aba ba Pichu bari mu myitozo ni igishoboka ni igisubizo gishoboka ni free agents kandi zari ziri imbere mu gihugu niba windi imbere mu gihugu bishoboka ko bakwinjiramo yareba Kiyovu ubwo igatireba ko mu kwezi kwa mbere abo yakoresha akazahageza urumva ko igice kibanza cya saison ntabwo kiraza koroha kuri Josre bipfa ubusa
na Kiyovu Sport. bava muri Pole sana treve kabisa. yakira kipe ya Mukura. Savio ngo agiye gukina hanze cyangwa yarimutse. Ndabona hari umuntu twandikiye witwa Bernard. Ati yagiye hanze. Okay. Sinzi. Nicyo gishoboka. Hari uyu mwana wundi ndamwibagiye wahoze muri APR agaca muri AS Kigali. Fiston Nzinzingabo. nawe ari free. Ari free. nawe Cedric ari Ramirez. Bose barahari abakinnyi. Deuxième division ntiratangira bakaba bareba abakinnyi. So niyo situation reka turebe icyo cyizere perezida Nkurunziza David afite niba kizakunda ugabakoze ba BNB tuzabibagezaho. Okay. situation ikomeye cyane Igoye. Inagoye ahubwo ku ikipe ya Kiyovu na perezida wayo David. So tugende indi nkuru nabonye nuko perezida wa